urusengero rwari ruri yari yakinze usibye no gukinga rwari ruri ahantu hitaruye niyo nari nubwo navugije induru nta muntu wigeze anyuma amfata ku ngufu gutyo arangije ikintu yakoze yarambwiye ngo nubivuga n'ubundi nta muntu uri bukumva n'ubundi nta muntu uri bubyemere barakumvira ubusa kandi koko bari kungira umusazi bakumva ko ndi guharabika pasiteri bitewe n'uburyo yari yaranditse izina n'uburyo bamwizeraga yagufatiye ku ngufu mu rusengero ko hari mugenzi wanjye yabikoze ndeba hari n'igihe cyageraga akaryamana n'umuntu umureba ahubwo usibye n'icyo hari n'igihe yigeze kutujyana Uganda turi abakobwa babiri turyamana nawe ku gitanda kimwe musambana muri batatu icyarimwe Yesu Kristo nicyo buriya njya nkunda kubwira abantu ngo uzirinde gukora ikintu kizatuma wicuza ibyo ukora byose ubuzima bwose uciyemo ujye wihangana urebe ko icyo ugiye gukora ejo hazaza utazicuza nibwo nicujije numva ndiyanze ku rwego ruri hejuru ku buryo na n'izi saha ntabwo ndibabarira na n'uyu munsi ntabwo ndibabarira nariyanze ndicuza numva mpaze ubuzima numva singishaka kubaho numva kubaho ntacyo bimariye ubuzima bwinshi ku buryo ari kenshi na kenshi natekerezaga no kwiyambura ubuzima uyu mupasiteri ukora ibyo bintu ninde umupasiteri ukora ibyo bintu ninde uwo mupasiteri wankoreye ibyo bintu izina akunze kwitwaho cyane Bikari wakabi Yes, munyemerere nangire mbasuze mwebwe mudukurikiranye kuri Bikari TV show. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu nguyu mwumvise ngo n'umukobwa umupasiteri yafashe ku ngufu ngo dore ngo ko ari umupasiteri wari warabigize ngo akamenyero ariko izi saha akaba atari mu mwuka w'abazima ariyo mpamvu tuvuze ngo ibi bintu kuki abantu basigaye babyifashisha cyangwa se babyitwaza iyo umuntu atakiri mu mwuka w'abazima kubera iki ibyo bintu aribwo baza bakabivuga kandi mu gihe yarari umuntu muzima ushobora no kubazwa ibyo yaba yarakoze ariko abo bantu ntibabe bamenyekana cyangwa se baza kuri social media ngari bwavuze dore ko iyo bagiye no kubitangira ariho wehera niho babitangirira ni naho babivugira ubwo bivuga yuko ibyo bintu baba bashatse gukora cyangwa se kuvuga bakorewe bimeze ngo kuba barakorewe ihohoterwa cyangwa se bimeze ngo kuba barakorewe ibintu bitari byiza urumva ni ibintu bigayitse cyane cyane nga Brazil w'umunyamakuru umukozi w'Imana uzakicaza umuntu kuri platform yiwe akavuga uburyo pastor nyakwigendera Kibonke yaryamanye n'abakobwa batatu urumva ni ikintu kiba kitari kiza mu maso ya rubanda ndetse n'uwasize mu muryango dore ko bavuze ngo icyatumije pastor nyakwigendera Kibonke ibintu bimubaho ko byatewe na famiye yiwe itarumvikanaga cyangwa se mbese uwo bashakanye batari bari mu murongo umwe cyangwa se ngo babumvikane ubwo rero ni ukuvuga ngo nyakwigendera uyu ni umukobwa wagaragaye kuri Zaburisha kwa Brazil ahazwi ngo kwa Brazil niwe waje avuga amagambo yuko pastor yamufashe ku ngufu yashakaga kumusengera ndetse akaba yarabasamanyaga ari abakobwa batatu ibi ngibi bigerwaho cyangwa se bikavugwa iyo umuntu yavuye mu mwuka w'abazima ariko iyo umuntu akiri muzima ntabwo haboneka umuntu wagira ute wabivuga ukibaza kuki ibyo bintu bibaho kuki bagumya bagenda babivuga kubera iki ibyo bintu baba batarabivuze nyakwigendera ari mu mwuka w'abazima ahubwo bakabivuga yaritahiye icyo gihe bifata nko gusonga umurambo cyangwa se gusonga umuryango asize
haba iwabo wa pastor nyakwigendera Kibonge cyangwa se na madamu wiwe, iyo ibyo bintu nubwo batumvikanaga neza ariko bigenda bivugwa, ariko ibyo bintu bigenda bivugwa yuko habonetse umuntu uvuga yuko yamusambanyaga, yamusabaga buri kimwe cyose, ko yabatwaraga i Bugande bakaja kuryamana nayo ari abakobwa batatu. Urumva ni ikintu kiba kitari kumvikana cyane cyane muri rubanda. Ese ukibaza uyu Brazil ugenda ameze nawe ngahari gusonga abakozi b'Imana, kandi nawe ni umukozi w'Imana, nawe arasenga cyane. Ukibaza ni ukubera iki Brazil ibyo bintu arimo kubikora? Ejo bundi yego ibyo yavuze byari byo, kuko ntawe utarabivuze, avuga ukuntu mu mashanse akoreshwa n'umwuka mubi, avuga ukuntu mu mashanse nyine atoherejwe n'Imana cyangwa se yoherejwe na Satani, niwe mbese usaba ibitambo. Satani niwe usaba ibitambo kuko Imana idasaba ibitambo. Ibyo byo nibyo twarajyanye 5 kuri 5, kubera yuko ntabwo Imana igisaba ibitambo, ahubwo Satani bitewe n'ubukire cyangwa se n'ibyo umushakaho niwe ugusaba ibitambo, ariko Imana nyamana ntabwo igisaba igitambo. Ahubwo ukibaza ni ukubera iki ibi bintu Brazil abe yabikoze ari umukozi w'Imana, agafata isura cyangwa se agahereza umuntu platform, akaza akavuga yuko ukuntu nyakwigendera yamufataga ku ngufu, ukuntu nyakwigendera yabashukaga, ayaryamanaga n'umukobwa n'undi mukobwa bari kumwe. Ukibaza ibyo bintu nawe ubwawe ushobora kubyibaza bikakuyobera, bikagucanga, ariko kubera iyi si turimo cyangwa se ibihe turimo, urabyumva ukumva, ugatega amatwi ukumva n'icyo yarashatse kuvuga. Ese ni iki? Ahubwo ikintu usigara muri wowe uhavuga ati se uyu mukobwa uje kubivugira ahangaha kuri social media cyangwa se kuri platform, kubera iki aza kubivuga atabivuze yuko nyakwigendera agihari? Ni ukubera iki ibyo bintu wowe udashobora kubyibaza? Hano mu Rwanda tugira inzego zigenda zikiranura abantu cyangwa se abantu bahohotewe, cyangwa se umuntu wahohotewe n'undi, ugasanga RIB, ubugenzacyaha, RIB cyangwa se ubushinjacyaha bukagukurikirana, ukabibazwa, bakumva umuntu uri mukuru. Nese wowe niba uje nyakwigendera amaze kwigendera, ukaza kuri platform ukavuga yuko ukuntu yagufashe ku ngufu, ukuntu yagufataga ku ngufu, yafataga abagenzi bawe ku ngufu, ukuntu urusengero rwe mwararugize nka loji kandi ari urusengero. Ni amajwi y'umukobwa we yivugiye ku giti cye yuko mbere bakijya kubikora babikoreye mu rusengero aho bita ngo ku Ruhimbi. Ngo noneho ngo hari aho yamubwiye yuko ngo nabivuga ngo baramufata nk'umusazi ngaho ashaka guharabika umukiranutsi cyangwa se umukozi w'Imana. Koko byari byo, kuko baramwubahaga kandi buri wese yamuhaga icyubahiro bitewe n'uko yakibonye cyangwa n'uko yagisanze, ariko ntabwo byari bishoboka yuko Pastor Nyakwigendera Kibonge ibyo birajya kubikora mu rusengero nk'umuntu bizeraga. Ariko ntitwabivugaho cyane batumusebye, kuko urumva uyu mwana w'umukobwa niwe ufite ikibazo, kubera yuko we yaje kubivuga ibintu bigize ute byararangiye. Nyakwigendera uwo kwigendera yari yarangije kugira ute kwigendera, ahubwo nawe ugasigara wibaza kubera iki atabivuze akiri mu mwuka w'abazima. Icyo ni ikintu twese twagakwiriye kwibazaho, ahubwo tukibaza ngo ese Brazil kubera iki ibyo bintu yaje kubivuga kuri platform. Ushobora kwibaza kuki Brazil aho kuri Zaburishya ibyo bintu yaje kubivuga, base kuki atacecetse ngo anagire, kuko Brazil ira nisheni nini cyane, iri hafi kuza miliyoni, irebwa n'abantu bagiye bakomeye mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibaza nk'abantu bizeraga Nyakwigendera Pastor Kibonge, bakasanga woho Brazil nabo barakwizera,
bagasanga wazanye umwana w'umukobwa cyangwa se umumama, ariko yavuze ko ari umukobwa akakiri iwabo, ariko nubwo atagaragaje isura ye, ariko twabashe kumva ijwi rye. Burya ntabwo wayoberwa ijwi ry'umuntu mukuru, aracyari umukobwa ariko ari iwabo. Ukibaza ibyo bintu kuki Brazil nk'umuntu utekereza, kuki ibyo bintu yaba yabivuze cyangwa se yabikoze? Kuza guharabika yakwigendera, amaze kugenda kuki atamubajije ngo kuki utaje kubivuga nk'uko izindi prank zose bazikora? Bagenda bakubaza kuki wowe ibyo bintu utabivuze ahubwo ukabivuze njya kwigendera, amaze kwigendera. Urumva ni ikintu kiba gikomeye cyane buri wese yagakwiye kwibaza. Turabizi hari abadutera amabuye ngo se muri kuvuga iki, ngo byari byo. Hari abatukana se muri kuvuga iki, byari byo. Akebo ugereramo mugenzi wawe nawe niko uzagererwamo, siko bimeze. Akebo ugereramo mugenzi wawe nawe niko uzagererwamo. Yese nicyo kiganiro, ni ikiganiro kigufiya twashakaga gukora bitewe n'amagambo twumvise, ariko tuzajya tugenda tubazanira ibindi biganiro. Ariko namwe mushyira muri comment, ese ibi ni byo cyangwa ntabwo ari byo? Mugende mubishyira muri comment kugira ngo tujye tujyana 5 kuri 5 tunumva koko ibintu bigenda bivugirwa ahangaha kuri izi platform cyangwa se mu bakozi b'Imana bigenda biharubana. Kandi turabakunda cyane. Amahoro y'Imana bane namwe aho wabuherereye hose mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'igihugu, abantu bagiye batandukanye, cyane cyane aba diaspora. Mwese turabakunda cyane kugira ngo tujye tubahereza ibi biganiro mumeze neza, mwumve mwishimye,